muri mwe muraseka ariko burya buri wese afitiye indwara. Isi ishobora kuguteza indwara, abandi bakagubwa neza aho uri mu bibazo, abandi bakagenda bakishima wowe ubabaye, ugahora uri mu bibazo ariko mana nje nakoze kuki, nje byagenze bite, ariko nukubera iki no kuba ndi kuvuga nkareba ijuru ryakoze ibikomeye kuba ndi kureba impumyi zihari. Burya ibyanditswe biravuga ngo mu biremwa bitareba mu by'Imana yaremye umuntu arimo, kandi impamvu atareba. Ndatanga urugero kuri barabakire ndi kubona hariya, mwavutse nta n'igiceri cy'icumi mugira, ariko ubona iya 5 ngo nta kigenda, bikiyongera bikaba 50 ngo arega n'ubundi nta kigenda, wageze kuri miliyoni ariko n'ubu urashari mu ndirimbo ya nta kigenda, kugeza igihe wambara amakoti y'ibihumbi 100 nabwo nta kigenda, baragutenga ubu mukuru w'itorero iwanyu bari abasinzi nabwo nta kigenda, ntabwo uri kubireba, ntabwo uri kubireba ukuntu baswa n'abasogokuru wawe bari abasinzi bateye ubwoba, none ubu ni wowe uhagarariye temperance, ariko nta kigenda, ntabwo uri kureba. Uzareba ryari kereka bakumanuye utaratera amahane, ahubwo baje guherekeza nabavuga batumva yari yarakize, mbabwire yarasigaye ari n'umukuru w'itorero mukuru, ariko wowe ntiwigeze ubibona, hore muri nta kigenda. Umuntu waje utazi gukaraba mu maso, nabivuze kare, nje buriya mu buzima mbona kigenda, kandi nje mbona kigenda buri narindi umusore utagira nambaye ikariso bwa mbere madama ari uyinguriye, atari uko mbura amafaranga, ahubwo ayo mbona nje kuyanywera, muzanye rero bamwijeje ko baramujyana, ageze mu rugo nyina na se bamenya amakuru ngo hari umukobwa wanyu wiyahuye, asanze umuhungu w'ikigoryi utashobora kubika n'igiceri cy'icumi. Ubu rero kiragenda mbitsi y'igihumbi, tamena mwandebura muhungu yarakaye, kiragenda cyangwa ntikigenda. Mabukwe na data bukwe bazinduka kare kare baza bari kuvuga bati iyo mbwa, buya nigeze mbahimbwa ari mabukuru kubivuga ati buri iriya mbwa kari koko nakwireba nkabona ndi mbwa pe se, none umusore utari wigurira hikarisa afite imyaka 22 gukora ishano. Mabukwe yarabaje atari ko uretse kutagira ibitekerezo n'ubwenge ukurikije, sinigeze nambara inkweto ndi umusore kare, nababwiye ngo ubu niho numva mfite ka morali kuko mbere byari nta kigenda, sinigeze nambara inkweto no kumujana yaramana agenda kandagira mutaka bisanzwe. Erega no kuza kuyu mugore baramureba batasi Imana nta kitashoboka, mbabwire hari akantu gakunze kunjya rero. Ubu ngubu ninje uyoboye basanzire banje bose bagera muri 7. Mabukwe yavuze ati wambwa we muciye mu mbuga yanje, nubu iyo tugiye guhoberana rero ninje ubayoboye, abati pastor ataravuga hariyo sinzi iyo byabiswa, afati yanyisimbwa umunsi umwe kumukobwa yamunyatse bisoza nsigaye ndi jenyine, ariko ijuru ryari ryarapanze rero ko uyu munsi wa none nzaba ndi nawe. Tamena se Yesu arakiza cyangwa ntakiza? Abusuzugura ko bakennye bakira, abusuzugura ko batashatse bakubaka, abusuzugura ko batabyaye babyara, abusuzugura ko nta kigenda cyagenda. Burya imbere ya Yesu amarembo arakinguye kandi afite imfunguzo z'ikuzimu, n'ibyananiranye arabihangura. Bwira bose ko Yesu akiza rero, mu bwihebe arabukiza, mu maganya arakiza, mu makuba arakiza, mu ntege nke yakuzamura wari umunyantege kaba umunyembaraga arahamagara rero. Aya magambo tse nkusoza kugira ngo mbererekera ababaririmbyi bongere baririmbe ku magambo ari kuvuga ngo hariho umuntu wari ufite indwara yimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja simfite unjugunya mu kidendezi, yamaje yihindurije nkiza unantanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorera uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato, nuko abayuda babwira ukijijwe bati dore uyu munsi ni isabato kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe arabasubiza ati uwankijije niwe wambwiye ati ikorera uburiri bwawe ugende. Amen. Aba bantu bashinzwe kureba ko bitashoboka sinabakana kabakira,
bakana kase bashaka. Ariko ubundi nkubaze, ndemwa wari uhari cyangwa kumpangira ukanshira mu gatebo ko ntahava, nkiremwa wari uhari? Siko mutansubiza mwebo. Muteye kuja muracibwa intege n'ababavuga. Ihangane, abazihangana bazagerayo. Kwihangana n'ibibwirizo byawe, ukihangana n'amatangazo yawe, ukihangana n'indirimbo. Kanya nabivuzeho, buriya niba korali zarahuriye hano zivuye kuri Karinzi, ahaho ni muri bakeya. Kubera kuko twe twagiye duhurira ku itorero rimwe, haba igihe mu ishuri ryo kwisabato hakubisa amakorali 3 kugira ngo byorohe wenda imitima igabanuremo gakeya. Na saa 5 amakorali 4 tugakoresha igitaramo ca buri kwezi kugira ngo hari babandi b'imitima iremera mu makorali 40 nibaririmbaho batahe bameze neza. Ibigeragezo birahari rero, ariko nanone umusare wambukije Abisirayeli bakambuka n'amaguru mu mazi aracyahari. Yesu ashimwe. Arahari, yiteguye kuzatwambutsa n'ibigerageza rega. Kandi imbere ya buri wese, burya buri wese ubuduteraniye hano, imitwe itandukanye n'ibigeragezo biratandukanye. Hari ufite ikigeragezo c'abana, undi akagira ikigeragezo c'umugore, hari ufite ikigeragezo c'abaturanyi, hari ufite ikigeragezo c'akazi, hari ufite ikigeragezo c'ubukire, hari ufite ikigeragezo c'ubukene. Mbese ibigeragezo biratandukanye, nibyo? Muri byose rero buri wese Imana imufitiye inzira ishobora kumunyuzamo kugira ngo ibyagombaga kumugusha Imana ibikureho akomeze mu rugendo. Buriya no kuba mwagiye mukongera mukagaruka n'indi mbaraga ibikoze. N'indi mbaraga ibikoze kugira ngo mwongere muze kumva indirimbo. Ariko muje muri hangana, muje murakunda gukurikirana amakuru hirya no hino. Burya iyo utaza amakuru nta n'ibyo umenya. Mu bintu biranga ubuhanga bigera muri 5 harimo no kuganira n'abandi. Hari igihe umuntu amara gukira maze ukumva ko abo hasi mutavugana. Ese ugashaka kwigenderana, ukashaka kwigendera nk'abanyakigali, ushaka kwigendera nk'abanyamujyi Musanze, nuko abo muturanye uri kubona bambaye za nkweto nababwiye zimwe zitwa za mudakaraba. Ese ukumva ko ntabwo ushaka kubikoza. Umuntu wambaye mwamine se mwavugana ibiki? Kereka afite touch. Umuntu ufite gatoroshi si wifitiye za touch ntacyo muvugana. Ariko iyo utaganira n'abandi ntabyo umenya. Ntabyo umenya, ukomeza kwibwira ngo uri umunyamujyi hariya mu ntuzu arimo bari kuvuga bati nitumubona tuzamuvuna amaguru. Wowe ugakomeza ukagenda ngo bo aro waje kumva ukuguru bakuciyemo kabiri. Bishatse kuvuga mu mpano Imana itanga nziza harimo no guca bugufi ukaganira nabo mutaresha. Katara banyumvise. Imana bagirire neza. Uyu munsi ku isabato Imana bayaduhuje. Buriya abakora mu gikoni nabashebuja babo. Bashebuja Imana irabamanura, bo mu gikoni kabazamura. Ntago nkunda sinzi ni Imana igenda imfasha, ntago nkunda abantu bashaka ukandamiza abandi. Nakunze nakoreye umuntu imyaka 9 nkora mu gikoni, ari ukurya ibyagaze, abana bananiwe, gukomba isafuriya, igikoma cyasigayemo gikonje, koza iby'abana barutseho. Nkora akazi imyaka 9 ariko nta mutima mwiza mfite. Ndetse nacunga abanye nabatara bati nawe bigenda utabirya nguvuna amaboko bigasoza rero. Ariko umwamvu isaba atari nziza, izamura abo mu gikoni babandi bamenyeye kurya ibidahiye neza, babandi bakunze gutuka bati iritazi kucyo utarikuyeho, maze Imana ikabazamura ku isabati ikabahindura ibikomangoma ikabahuza na bashebuja. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu databuja ashobora kuba ari hano nje ukora mu gikoni bakavuga bati murajana muri gahunda umusengere. Uzi amahirwe yo gusengera bosi. Imana ishobora byose, uyu mugaragu wawe umurinde kandi ku meza ari kurira utaha kandagira. Ariko nawe uravuze ngo bo muri uyu mwanya rero tugiye gupfukama na bosi arimo. Bande bashimira Imana yasize ku isabato se. Yarakoze, yazamuye bamwe abandi rabamanura, duhurira mu Mana rero tukumva dutuje. Tukumva tumeze neza, umwuka ruwunguwo. Twari mu indirimbo ya 97 ivuga ngo twumvise inkuru nziza ko Yesu akiza. Aba
abantu muri hano ntabwo nzi ahantu mwagiye muravukira, ariko abenshi ntabwo mwavukiye muri iri torero. Twumvise inkuru ko Yesu akiza, tuyumvise turaza turamusanga. Yego wayisomeye indirimbo kugira ngo nyisubiremo, mwari mumaze kuyibagirwa kuko aba baririmbyi bari kuririmba bakasaka kudutesha nk'umutwe, bari gukora ibimenyetso. Sinzi umugabo ndi kubona ari kunyura hano, hari umugore nawe uri gutambikira hano, bahurira hari ukagira uti sinzi byabaye. Bazi kuririmba cyane, Imana ibaha umugisha. 97 twumvise inkuru nziza ko Yesu akiza, kwiza uwo munezero ko Yesu akiza. Bibwira abantu bose uzambuke n'inzuzi, umwami ngo ja hose ni Yesu kiza. Cya kabiri, ukwize no mu nyanja ko Yesu akiza. Cyo bwira bacumuye ko Yesu akiza. Himbaza abo mu birwa kubw'amakuru meza azumvikana hose ko Yesu akiza. Mwirasadiro muti ni Yesu kiza. Yaducunguye twese ni Yesu kiza. Ririmbira abatebye bashaka kubatabara, ririmba ku bituro ko Yesu akiza. Ariko iyi ndirimbira akaze cyane kuririmba ku bituro. Nkunze gukora amateraniro atandukanye, ariko amateraniro yo ku bituro turi gushingura nta muntu uba uri guseka. Ntawe abantu baba barakaye, bibabariye, babuze uwabahahiraga, ibintu bigaragara ko byabaye bibi, ariko hano bavuga ngo baririmbire, ubabwire ko Yesu akiza. Uririmbye uri muri iryo teraniro bagira ngo uri umurozi. Nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Ariko muri aba babuza babo bikaba bigaragara ko akababaro kabigaruriye, ririmba ubabwira ko Yesu akiza. Yesu arakiza, kandi nongere mbabwire Yesu ni mwiza, arakiza. Impamvu Yesu akiza, reka mbwire abari hano amagambo nkunda cyane ari mu byahishuwe. Impamvu tugomba kuririmba indirimbo mu byahishuwe mu gice cyaho cya mbere, ni hayo magambo ari ku murongo wa 17. Reka nyasome. Yohana aravuga ati mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye. Akiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka kandi ndi uhoraho. Icyo akora, nari narapfuye ariko none dore mpora kwiteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Imana ihabwa icubahiro. Hari abantu muri no minsi yo kugenda abantu basubira inyuma. Ndavuga mpereye muri covid, twagiye duhindura ibibwirizo. Mbere ya covid batari bagenda bakinga insengero, abantu babaga bafite morali. Ariko kugeza muri imyaka turimo yo kugenda insengero bazifunga, dukunze gusakuza cyane ko abantu batakiza gusenga. Ariko nabaje aje agahinda karamwishe, imirimo yaramwishe, bahamwibye na telefone, yaje atonganye mu gitondo, yaje yakerewe, nta n'amatura aratura, kimwe mu 10 ntacu no kuvuga amena yaragiye. Ubwo umaze iki mu rusengero? Amaturo ntayo, kuzinduka ntibirimo, kimwe mu 10 nta gihari. None umuntu aravuga ati haleluya amen, nabwo waje warakaye. Ni ikibazo cyangwa si ikibazo? Hano kuvuga amen bisaba ngahe? Simwansubiza. Bisaba ngahe? None si ni bya mwuka byabuzuye ku buryo utashobora kuvuga amen? Sinzi ikibazo. Muzagende muragikurikirana, hari tuzakimenya muri iki cyumweru. Hari ikibazo gihari. Yesu ni umukiza yahumurije Yohana. Tumva rero, murebe hano nandi gusobanura indirimbo yo kuvuga ngo abantu baririmbire no kubituro. Abantu bari kurira, burya mu bahanga bakurikiranye basanze impamvu upfa tukarira cyane nibyo tuba tuguhombyeho. Numva guhamya bumva bumeze buruguhuha, bavuga tumva naramukundaga, yari inshuti yanjye magara, twasangiraga icyiza n'ikibi, naho uri kurira kubera kuhombye ibyo yaguhaga. Bije niyo mpamvu uduhaye duturanye n'Ubugande. Ibugande ho iyo abantu barize cyane baba babazi nka iyo bigaragaye ko bamaze kumushingura, rero aragenda aho bari guta kwarura inyama, akavuga tumva rero mumpe inyama
mu mpinyama n'isosi nyinshi narize cyane. No kuvuga ngo umuntu umuririra kuko hari icyo umuhombyeho. Ariko Yesu ahumuriza Yohana aramubwira tuva rero witinya. Haleluya. Nduhoraho icyakora nari narapfuye ariko ndiho. Ntabwo Yesu yazutse gupfa kuvuka gusa, ahubwo yazukanye n'imfunguzo z'ikuzimu niwe uzifite. Muje murakurikirana amateka, intego y'aya mavuna dufite. Numvaga abayobozi bari kumpamagara, ariko Mbabazi aracyahamagara. Mbabazi ameze ate? Mbabazi uyu nguyu uzakuraho urupfu, tukakora iteraniro tuzamara imyaka 1000 ntawe urongera kurira cyangwa ngo asepfure, aho tuzaba tuguwe neza gusa mu mahoro. Yesu ahumuriza Yohana tumva rero witinya nduhoraho ariko icyakora nari narapfuye. Amahirwe dufite nayaye nuko niwe twizeye yamanje yapfa. Burya z'ububabare bw'urupfu nawe. Kandi nongere mbabwire mu bari hano, nta wahitamo gupfa mbabwire. Numvaga n'abantu bakungikanye, akaba ari n'umusore n'inkumi bakundana cyane bateshanye umutwe, mukanya nabibabwiye. Burya hari gihe abantu batelefone nukavuga nti ariko aba bantu bazapfa bimariye iki? Azahinga ubusubu yabagara, ubusubu arasinzira. Abantu bakavugira kuri telefone saa 5 zikavamo, saa 6 zikavamo, saa 7 zikavamo, amayinite yashira kongera umuhunga akayagura. Ariko iyo upfuru batanyije, ntawavuga ngo nakundanaga nawe cyane none turamanukana na rimwe. Burya hagati y'uwapfuye n'umuzima hari umupaka ubuhari. Ntabwo nababaza ngo turabakundaga abagabo babo, murabakundaga pe. Turabakundaga abagore babo. Burya mu bushakashatsi barasobanuye ngo nta bagore bakunda abagabo, ahubwo abagabo nibo bakunda abagore. Sigi mvuga muracyumva. Impamvu ni iyi, nshobora kugukunda, dore nabare dushobora gukundana. Uyagakomeza arandeba ati mubwire ko mukunda, nimba umubwira arabwira abandi. Burya abakobwa nabo nta kigenda, ahubwo akarwarira mu mutima cyakora kwemera. Niwe ho wabwiye umugabo ngo uramusanga cyangwa niwe wakubwiye ngo ndagushaka? Ngo niwe wamubwiye. Iyo atakubwira se yararajayo. Rero nta mugore ukunda umugabo, ahubwo abagabo nibo bafata icyemezo bati uramukobwa buriya ngiye kumukura iwabo. Ko mutavuga mena se none burya muje murakundira abagabo ako kantu. Yakomeza kwigirishwa amasoni nkawe, se mubwiye akabyanga aramaze. Ndakubwira ubyanga ariko nakubwiye. Burya abagabo ni beza. Mwavuga mundebere, mwavuga mena mwebwe. Kureba ikintu ugafata icyemezo ngo ngiye kumubwira yabyumva byumve nabyanga byange. None yaramubwiye ubu ni mama wa kanaka. Ntamena suko. Isoni rero. Na Yesu nawe burya ni umugabo. Nubwo urupfu rubabaza rukabari rubi, yaremeye yarupfa, ahumuriza Yohana ngo atatinya. Yesu ashimwe. Yarazutse ariko afite n'imfunguzo. Aka kantu muje murakunda kukareba. Sinze mukunze gukora aya materaniro yo gushingura, ariko namwe mugera aho bari gushingura. Nje ngira ikibazo rero, akaba ari njura soma na Bibiliya ngo mpumuriza abantu. Hari abo mpumuriza rero ntashobora kubikora. Niba muri gukurikirana ku rubuga ruhari, hari umugabo wawe wagiye gusenga n'abana be 3. Umugore yasigaye mu rugo yasibye ku isabato. Umugabo ari n'abana be bose akora impanuka, bose barapfa. Cyo murebe uyu mugore ngo mumuhe ijambo agira icyo avuga. Ku bana be bapfuye bose, nta numwe usigaye. Bose bapfuye babashize hariya. Ngo agira icyo bivugaho. Wavuga weho urupfu rurababaza mbabwire. Ariko muje murakurura murebe uwo mwakundaga mutandukanye. Bibiliya iravuga ngo iyo wasize abana barazamurwa mu ntera ntubimenye, banamanuka ntubimenye. Yego umugore wawe uwo mwaziranaga niba ari mwene nyoka kabataryi wawe mukaba mutasuhuzanya, iyo wamaze gupfa abatinyaga umugore nibo bamucura. Aho bagusize ntabwo ushobora gutera amahane ngo nanarakoye oya da. Iyo nzu mugiye kuraramo nije wayubatse, iyo yageze ahacecekerwa biba byarangiye. Ariko uyu ufite imfunguzo, burya amateka aravuga ngo nigihe bazaba baragushinguye kure. Dufite indirimbo ya 270
na 227 sinzi abahungu nabonye bazi kuririmba cyane, sinzi niba bayizi. Gafotoza ari he? Yasohotse gafotoza yagiye. Ndavuga umugabo ukora ku byuma hano, nakoze hano amavuna ari gafotoza kira gasoreye kandi n'ubu kumenya gifotora nibyo. Nabonye azi kuririmba rero, ariko hari indirimbo tuzaririmba 227 ivuga ngo abasinziriye muri Yesu bazakanguka nubwo babikuzimu no mu nyanja, bahabwa imibiri imeze nk'iyabo mu ijuru, iyo nteko nini izatangaza. Ababikuzimu no mu nyanja, mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye ndagifite hano, kirimo amagambo avuga ngo mu Busuwisi habaye imisozi miremire, mu karengane k'imyaka 1260 babarenzaga imisozi 5 bakabarenza 6, bavuga izina rya Yesu ngo ku musozi. Bageze ku musozi wa 7 bakabwirana batumva rero nubwo twasubirayo nta mbaraga bazabona zo kubasubiza iwabo, bareke bazapfirayo. Niko byagendaga, abo bose baragendaga bakananirwa, inzara ikabamerera nabi, bagapfira mu mayira. Ariko ibyanditswe bikavuga ngo abo bose basinziriye na bene bo batazi iyo bari, nta n'umwe uzahera yose azabakurayo. Impamvu azabakurayo arebera hose icyarimwe. Uwo twizeye rero areba no hirya y'urupfu, kuba mukunda barasinziriye baraboze azabakangura. Amen se. Afite imfunguzo rero. Iyo mpamvu nta mpamvu yo kwizerana ubute. Shiramo imbaraga. Kunze kubwira abantu b'abacuruzi, niba ucuruzanya ubute wahomba, ariko niba ushiramo imbaraga kuzakira, kora ibyo udashoboye ubiragize Imana ko Yesu akiza. Iyi nkuru twumvise, genda uyibwire n'abo ku bituro n'imiyaga ivuga iti ni Yesu ukiza. Amoko yose ashime ko Yesu akiza. Ujurangurijwe uti mwese muze mukizwe, dusingize ubutwari ko Yesu akiza. Ndasoma igitekerezo kiri hano muri Yohana. Muri Yohana harimo igitekerezo nkunda, nifuza kukigusangiza ngo tugisangire twese. Kandi abahanga kare nababwiye ngo icyambere ni ukumenya amakuru. Mukanya ariko mbabwiye aya makuru ntukazizamure nkaho uzihamba. Burya nubwo waba uri mukire n'upfa n'abakene bazaza kuguhambaho. Turakumvikana se? Ku isabato rero twaje tugahura turi abakire n'abakene, abize n'abatarize, abanyakazi n'abasivili basanzwe, tugahurira imbere y'Imana tugasangira. Ni ikimenyetso kigaragaza ko uwo twizera azatujyana hamwe. Yesu ashimwe. Azatujyana mu ijuru. Mutekuza murakunda kugira umutima mubi, uburakariye niwe muzaturana. Uwo mutahana umunyu niwe muzaturana mu ijuru. Nzareba kandi ntabanganyi bazaturana, ntabanganyi bazajyayo. Ukaba washobora kuririmba muri korale ariko ukaba utashobora gutanga umunyu. Ni ikigeragezo naco burya rero. Biri kumvikana buriya se. Rero amagambo akaza katwereka iki gitekerezo. Yesu arakiza. Akiza ati, Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Shaka ngo dusangire iki gitekerezo, nuko ndekera aho ngaho dukomeze twumva igitaramo. Eka ne abantu bakundaga inkuru. Abantu bakunda inkuru. Inkuru ziraryoha mbabwire, wazamura. Turabihagararaho ngo ntibakunda inkuru. Iyo udakunda inkuru ntabyo umenya. Ntabwo ukunda inkuru. Ntabwo ukunda nk'ubu kumva mukobwa aragubibye atumva nkubwire ndagukunda pe. Icyo gihurara na morale ukibwira ngo wamuzanye kandi ari iwawe. Imvuga murabyumva si? Rero inkuru ziraryoha. Dufite amakuru meza. Indirimbo ya 4. Hari amakuru meza amenwa n'abagenzi bazarera kure y'iwabo ko umukiza agiye kuza vuba ndetse agiye kwima ingoma ye. Aya makuru tuyibitseho. Hari andi makuru menyaga mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 18. Hari uburyo bubiri, imigabane ibiri. Hari abagenda ukundi. Yego, iyo ni itsinda rya mbere. Hari abagenda ukundi. Pawulo yabandikiye arira aravuga tumva rero Imana zabo ninda biratana ibitayiso n'ibyabo bahuza umutima ku byisi, ariko twebweho ubwo n'ayandi makuru. Naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje ko umukiza azava uzahindura uyu mubiri ucishwa bugufi. Nkunze kubwira abantu
bakunze gutinda ku gukaraba no gukuba ibitsi no gukuba intoki. Buryo uyu mubiri ukuba, uyu mubiri ugaburira, iyo ugaburiye nabi usa nabi. Turikumvikana? Wawugaburira neza ugasa neza, uyu mubiri dutuyemo urabora. Itegereze n'ikiganza cyawe nacyo kizabora. Ariko nkunze kwitegereza iki kiganza cyarantamitse, mbabwire iki, aka kaganza karantamitse cyane, kamfitiye akamaro. Cyakora n'akanwa karakoze kabitamira. Mwavuga menaze. Ariko igihe kizagera umunwa ubore, n'intoki zibore, n'ibiganza bibore, n'amaguru abore, niko bimeze. Ariko umunsi umwe uyu mubiri wo gucishwa bugufi Yesu azawuhindura. Ayo makuru turayafite. Aya makuru dufite na Yobu yarayafite. Arandika tumva rero, uyu mubiri wanje numara kubora, nzareba umwami wanje, amaso yanjye azamureba Sayundi, umutima wanje umarwa n'urukumbuzi. Buryo umubiri urabora. Si turi kumwe? Umubiri genje ute? Umubiri urabora, umubiri urahinduka. Iyo mpamvu wumva abanyamakuru nababwiye kare, abo nabonanutseho gato ati buriya rero ibiryo byabuze. Buriya kandi ashobore kuba arwaye kanseri, gupfa kuvumbura gusa, ariko umuntu umubiri uramuhinduka. Iyo mpamvu ushobora kuribwa uri hano ukarira, undi akaba ari guseka kuko aguwe neza. Yego? Ariko uyu mubiri dufite amakuru ku munsi umwe Yesu azawuhindura. Ngiye gusoma rero. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu aje Yerusalemu, kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu ruheburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse. Bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Amena. Ndikumva abantu bongeye gusakuza, sinzi, reka mwibuke ko turi mu rusengero, cyangwa se niba ntinze hari kwigisha ngo mwumve indirimbo, nabwo ntabwo mbimenya, ntabwo ndabamenya, nzabamenya gatoya hari nitukomeza turamarana igihe. Ariko nsomye igitekerezo kitwereka i Yerusalemu hari hariyo ikidendezi. Iki kidendezi cyariho abarwayi batandukanye, abanyunyutse, impumyi n'ibirema. Aba bose babaga bahuruye ngo baje kwivuza, kuko amazi yabaga yihindurije, uwamanukaga mu mbere yarakiraga. Kababwire ko turi hano basobanuye ko ikidendezi ari itorero. Ikidendezi hano ni itorero. Burya hari igihe umuntu yaza yarakaye agataha yishimye. Hari igihe umuntu ashobora kuza ari umupagani agataha yabaye umukirisitu. Si turukumvikana buriya. Icyakora n'ubundi hari ababoreye muri iri torero, akaribamo igihe kirekire no kuriyobora akariyobora, ariko hakaba hari ibyamunaniye. Ariko burya Yesu we, erega hari ikintu kitanshaga intege. Yesu niwe wampaye amaso. Nkunze kubwira abantu, navukanye n'ikiragi njewe. Mushiki wanje afite imyaka 65, tarashaka, arashaje pe, ntabwo azi kuvuga ngo amakuru, ariko nje nzi gusakuza. Ntabwo yambaza ngo umaze iminsi hehe oya. Nkunze no kubwira abana bo mu rugo ngo baje baramwubaha gusumbya uko banyubaha. Mwene mama utarabyaye, data n'umwe na mama n'umwe, ibere twonse ni rimwe, inzu twabagamo n'imwe, nje ndavuga nkasakuza cyane, ariko we ntavuga. Singibaza buri Imana yahereye hehe ngo nsakuze. Mwene mama atahabwa na kimwe cya kabiri ngo abe yahamagara abantu hano hanze. Twategereje umusore, reka da. Kugeza igihe dufata icyemezo turamutse tubonye uwamujana, nubwo ataduha n'umusururu mu gikosi, ariko mwene mama nawe bikagaragara ko yubatse nk'abandi, reka da. Muri mwe muraseka, ariko burya buri wese afitiye indwara. Isi ishobora kuguteza indwara, abandi bakagubwa neza aho uri mu bibazo, abandi bakagenda bakishima wowe ubabaye, ugahora uri mu bibazo, ariko Mana nje nakoze kuki, nje byagenze bite? Ariko nukubera iki? No kuba ubundi kuvuga nkareba ijuru ryakoze ibikomeye, kuba ndi kureba impumyi zihari. Burya ibyanditswe biravuga ngo mu biremwa bitareba
mu by'Imana yaremye umuntu arimo kandi impamvu atareba. Ndatanga urugero kuri barabakire ndi kubona hariya, mwavutse nta n'igiceri cy'icumi mugira, ariko ubona iya 5 ngo nta kigenda, bikiyongera bikaba 50 ngo arega n'ubundi nta kigenda, wageze kuri miliyoni ariko n'ubu uracari mu ndirimbo ya nta kigenda, kugeza igihe wambara amakoti y'ibihumbi 100 nabwo nta kigenda, baraguteye ngo umukuru w'itorero iwanyu bari abasinzi nabwo nta kigenda. Ntabwo uri kubireba, ntabwo uri kubireba ukuntu baswa n'abasogokuru wawe bari abasinzi bateye ubwoba, none ubu niwe uhagarariye Temperance, ariko nta kigenda. Ntabwo uri kureba, uzareba ryari kereka bakumanuye utaratera amahane. Ahubwo baje guherekeza nabavuga batumva yari yarakize, mbabwire yarasigaye yari n'umukuru w'itorero mukuru, ariko wowe ntiwigeze ubibona, hore muri nta kigenda. Umuntu waje utazi gukaraba mu maso, nabivuze kare, nje buriya mu buzima mbona kigenda, kandi nje mbona kigenda buriya. Nari ndi umusore utagira, nambaye ikariso bwa mbere madame ari uyinguriye, atari uko mbura amafaranga, ahubwo ayo mbona nje kuyanywera, ayo mbona nje kuyanywera, ayo mbona nje kuyanywera. Muzanye rero bamwijeje ko baramujyana, ageze mu rugo nyina na se bamenya amakuru ngo hari umukobwa wanyu wiyahuye, asanze umuhungu w'ikigoryi utashobora kubika n'igiceri cy'icumi. Ubu rero kiragenda mbitsi y'igihumbi, Tamena mwandebura muhungu yarakaye, kiragenda cyangwa ntikigenda. Mabukwe na data bukwe bazinduka kare kare baza bari kuvuga bati iyo mbwa, buya nigeze mbahimbwa ari mabukuru kubivuga ati buri iriya mbwa kari koko nakwireba nkabona ndi mbwa pe se. None umusore utari wigurira hikarisa afite imyaka 22 gukora ishano, mabukwe yarabaje atari ko uretse kutagira ibitekerezo n'ubwenge ukurikije. Sinigeze nambara hinkweto ndi umusore kare, nababwiye ngo ubu niho numva mfite ka morali kuko mbere byari nta kigenda. Sinigeze nambara hinkweto no kumujana yaramana atana agenda kandagira mutaka bisanzwe. Erega no kuza kuyu mugore baramureba batasi Imana nta kitashoboka. Mbabwire hari akantu gakunze kundya rero, ubu ngubu ninje uyoboye basanzire banje bose bagera muri 7. Mabukwe yavuze ati wambwa we muciye mu mbuga yanje, nubu yatugiye guhoberana rero ninje ubayoboye. Abati pastor ataravuga hariyo sinzi yo byabizwa, bati yanyisimbwa umunsi umwe kumukobwa yamunyatse bisoza nsigaye ndi jenyine, ariko ijuru ryari ryarapanze rero ko uyu munsi wa none nzaba ndi nawe. Tamena se Yesu arakiza cyangwa ntakiza? Abusuzugura ko bakennye bakira, abusuzugura ko batashatse bakubaka, abusuzugura ko batabyaye babyara, abusuzugura ko nta kigenda cyagenda. Burya imbere ya Yesu amarembo arakinguye kandi afite imfunguzo z'ikuzimu, n'ibyananiranye arabihangura. Bwira bose ko Yesu akiza rero. Mu bwihebe arabukiza, mu maganya arakiza, mu makuba arakiza, mu ntege nke yakuzamura wari umunyantege kaba umunyembaraga arahamagara rero. Aya magambo tse nkusoza kugira ngo mbererekera aba baririmbyi bongere baririmbe ku magambo ari kuvuga ngo hariho umuntu wari ufite indwara y'imara y'imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenye yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja simfite unjugunya mu kidendezi, yamaze yihindurije nkiza unantanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato, nuko abayuda babwira ukijijwe bati dore uyu munsi ni isabato kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe arabasubiza ati uwankijije niwe wambwiye ati ikorera uburiri bwawe ugende. Amen. Aba bantu bashinzwe kureba ko bitashoboka sinabakana bakira, bakana se bashaka, ariko ubu nkubaze ndemwa wari uhari cyangwa kumpangira ukanshira mu gatebo ko ntahava nkiremwa wari uhari? Siko mutansubiza mwebo uteye kuja muracibwa intege n'ababavuga byakuvuze naho umuntu ntaco yagutwara, aguhara haza mu kwa mbere bakamuhamba mu kwa kabiri. Ibi mvuze murabyumvise? Nubwo mubyumvise mwebo
akubuza amahoro mu kwa mbere no mu kwa kabiri, akakuvuga mu kwa gatanu, mu kwa karindwi agahinga amasaka atazayanywa mu kwa munani. umuntu baretse ngo umuntu ni igicu, aboneka igihe gitoya. Nasonye muri Yobu 14, uwabyawe n'umugore arama igihe gito, kandi iki gihe kikaba cyuzuyemo umuruho, agakenyuka avuka ameze nk'uburabyo agacibwa. Mbese umeze atyo warusha umureba, wamureba utese? Hari umugabo nkunze kuvuga mu materaniro nk'uko ngo wapfuye ntinemera ko yapfuye, witwaga Nibishaka. muri kumureba Nibishaka ni umugabo ukomoka kwa ba pasiteri, uyu pasiteri w'intara. Iyo nabaga mvuye mu mavuna nahani nigeze nkura hana amavuna marampamagara, turi hehe? Ndavuga nti ndi gukora amavuna mu Rwankubati, unyure mu mujyi nkubwire. Ndamanuka ampa ibitambaro 3 by'ikoti, amutavuza amena buriya. Ubwo rero muraja mu mibare ngo barampaga baramaze. Apfuye rero sinabyumva. Nabandi gukora amavuna Igisenya ati si bimeze bite, ndashoje uze nkubwire. Akangurira agapfuka k'umuceri 25 janira umugore arya. Yuko ngavuga simana, uyu mugabo yabitekereje ate ko ntari mwene nyina, nkaba ntari na mwene wabahe. Nuko yo baravuze ngo yapfuye, ntababeshe, nabuze imbaraga zo kuja gushingura. Nibabona ngira ingorane rero nkagira ikiniga njewe. Abantu muze nsanzwe mbwiriza kubona ndi kuboroga, ndi kubabwira ngo tuzaje mu ijuru bukanya, ndariraga kumoza bikananira. Umugore ni unshoboraga, yabonye byakomeye azanaga igitenge akagizigira muntu akajana nk'ihene. Ubwo ngabiyo nkarwara n'umutima ndi kurira we, aho ikiniga gishiriye tumva. Tago wahagarara imbere uri kubahumuriza abantu ko bakubona uri kwasama ngo uzongere urigire irindi jambo. Sobwo muri guseka nimwe mutariraga, guhera kuri bare bakuru bitorero mwese muri bamarira. Burahagize umwe witura hasi ngo araguye, uyu musore w'inzobe buramutsaguye hano bahamategeko baboroga. Ariko turashimira Imana rero, haleluya. Burya izahanagura amarira. Nasonye magambo mu Byahishwe 22 niyo ku murongo wa 4, izahanagura amarira yose ku maso. Haleluya. Urupfu narwo ntiruzongera kubaho. Uyu mugabo rero nagira amahirwe ahura na Yesu. Yari yarategereje ko amazi yakwihinduriza bakamutanga pe bagakoresha icene wabo. Afata icemeza aravuga tumva rero kwirirwa ndaje mu rugo sinakira, no kuguma hano sinakira, nemeye kuzapfira hano. Abafite bene uwo mugambi Yesu azabakiza. Aka kantu ntago mukumvise. Abantu bavuga batumva rero umva, nubwo kureka ingeso mbi byananiye muri ritorero, kuja mu rugo. Abantu nubwo dukunda mu rugo ni ibyaha gusa. Kubafite abana hari igihe wicaye guca wahisha ibiryo, ukagira ibyana by'ibivumbuzi bizi kuvumbura ibiryo nka birade. Dore nka kiriya iki kifashe ngico kifutse mu maso, ukibwira ngo saba muhishiye ibiryo, naho iki nacyo kizi gucukumbura. Warunezere uzi ngo wasize akantu karyoshe, niba ari umukati cyangwa se niba ari umuneke nanga niba ari itunda, ugasanga kiracabiriye. Mu bushakashatsi bwashakashatswe bukagaragara muri no misi impamvu abagabo benshi baharika ni ukumara kugira abana 5, ugasanga niba mwarajije mu muceri mutari mwana byuko ukabona bira byana bitakarabye mu maso, afashe ikibege cy'umuceri guca karekare, ari komeza arakivonyora. Hari igihe rero umugabo yitegereza atari ku rugo atakirara mu muceri ngo nsamure, imboga bapfuye kuzirya batanakarabye mu maso. Hagabara imibarerera tumva ndamutse nzanye inkumi twaje turarya tukaraza bugaca tugashusha. Abenshi buriya naho ngaho baguye, ariko ikibitera nubundi nabagore batagira ico bitaho. Wagombye kugenda ukabihisha kure no ku parafo. Ndabara abagore baratsetse. Numufata nabi abandi bazamufata neza. Nitamuha umukate harabazamugurira keke. Biragusaba ngo wemere kunamba uhishe kure. Nuko aba bahungu baba bari kumfata ku byuma, ariko nagiraga kana kakundaga isosi y'inyanya. Nuko nyina kaja hirya no hino ngo ari kunsengera ngo ndatashe. Cyakora tuzabyiganaho no gusenga amasengesho arambanije ntago ari byo. Mani shobora byose, dore twasatuye inkwi nitwa
twatema amaguru, wadufashije twikoreye n'ibiti ntitwananirwa, wasengera ibiryo biri imbere. Buriya uri kuja mu nkwi ko warangije kuzisatura bikarangira. Ati none Mana ishobora byose, dufite n'amavuna mu kwa gatatu, ariko uracari mu kwa mbere baraguhamba mu kwa kabiri, uri gusengera yo mu kwa gatatu ngo bizagende bite? Hari abantu bananiza mu masengesho rero. Nuko uko ari gusenga naho yagiye ari hirya no hino, ako kana kiwanje kakaza kakwitegereza kakabona inyanya ukuntu zitukuye. Kakazikubita kamara kuzikubita kongera gapfundikira. Madame arangije gusenga, hano hari umuceri, ibirayi, azi ngo hariho n'isosi. Bana mwe muze hano, abana bakaza na wawe undi wayinyoye kazamo, bari gutanga ubuhamya bati ariko muri kubona ibiryo bya papa twabirya na kakandi katumva uwo muntu yazarimbuka. Tugashakisha uwakoze icyaha cyo kunywa iyo sosi. Rero ndimo ndi kubabwira ngo nubwo dukunda mu rugo ni ibigeragezo biri. Kuba afite abantu ukibwira ubu twiriwe mu mudendezo nta kibazo, nta muntu uri kugusurira, nta bimwira bihari, nta witumye, ariko ubu nutahura asanga hafi n'uburiri umwana yahitumye. Nangane wamusize mu buriri asobe, niyayegura amashuka umugabo ngo agiye kuryama. Mada ibi binuko bite byawe? Mwizina mu rugo turahakunda, ariko niho ibigeragezo biri. Aheza rero ni hano. Uyu w'ikirema aravuga tumva rero kwirirwa ndataha ngo nsubire mu rugo nugupfa no kuguma hano nzapfiramo. Nuko Yesu ngo abonye kwihangana k'uwo murwayi, hari ku isabato uwo munsi abantu ntibakekaga ko Yesu ashobora kunyura kuri izo mbabare, nuko mwuka mutambika nayo. Ahageze asanga umugabo wari wararwaye yararembye, abantu batakimwitaho, baramugemuriye baramuharara baramuhaga. Mu myaka 38 nta wari ukimureba ngo abagahe, bari bazahaba. Ariko Yesu amuvugishije murengera ubuzima, aravuga ngo yamushubije mu ibyiringiro. Nibwo bwa mbere yarabonye umuntu umuvugisha ngo komera, umeze ute yewe? Burya hari igihe umuntu akurebera mu ntoki zisa nabi, asanzwe azi kumukorera no mu rutoki cyangwa se mu birayi, azi ngo ushinzwe kuyora imbuto zaboze, uraje no kwegura ifumbire ry'amase, ntabyo mwavugana. Bakubaze ngo niko ngo umere ute, ukumbuye iki? Reka da! Uwo muntu ko bari baramufashe, ariko Yesu we yaramukunda. Nuko igihe yaraharyamye yaramubaje ati komera, bimeze bite, ushaka iki? Ushaka gukira cyangwa? Aravuga ararondogora, tumva naje hano kera. Ariko Yesu yarabizi, naje hano kera, abandi bakunze kuntangamo. Nuko ngo Yesu aramubwira aramwitera, batumva rero uhereye ubu ngubu rero ikorera uburiri bwa butani. Burya ngo imbaraga zamujemo, yizera ibyo amubwiye, uburara bwikorera. Abushirize ku mutwe abari bashinzwe kureba iby'isabato. Rero abadiyakoni bahoze bari kunyongorera ngo niweho mukuru mwa. Buri uyu nguyu ku mategeko yiyimbago wihaye kuyarengaho, yakurya nta mboga, yakurya namba ati bo uhangara gute, si wabikora si? Ariko uyu muhungu yarakuruye mu bwenge, barusanzwe ari kirabo, aravuga tumva aho naboreye hano muri mwe ko nta wigeze azansura ngo komera, nta nuwambajije ukomerewe, nta nuwigeze amico kurya, muri kumbaza iki? Aravuga ngo yabaciye amazi buryo uwankijije. Aberetse ko nabo nta kigenda. Uwankijije ni ubwiye ngo nikorere uburinda ntaye, nta bindi muri kumbaza. Rero uwari umaze imyaka 38 yabaye muzima, humvikana amakuru ko ku kidendezi hari uwakiza atanyuze muri ayo mazi, muri ayo masaha. Rero Yesu arakiza. Imana igufasha aho wicaye. Ibyakubujije amahoro n'ibyatumye udatuza birahari muri wowe, ni byinshi. Ashobora kuba ari nyoko bukwe, ashobora kuba ari so bukwe, ashobora kuba ari umukazana wawe watumye bitumvikana, ariko Yesu arakiza. Yesu ashimwe. Yabikuvanamo nubwo baba batagukunda, ijuru rigukunze ntaco waba. Imana iduha amahoro. Hari igihe n'abaturanyi batakwifuriza amahoro, ariko ijuru ryari yapangiye kurayabona, wayabona. Nibande bishimira ijuru muri uyu mugoroba. Burya turiho ku bwaryo. Imana iduha amahoro muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Bese haba hari umushitsi nawe uvuga ati burya hari umwami ukiza, hari umwami ukiza, gira gutya ndebe
nabonye abantu babiri dufitemo abashyitsi. Mbese nawe uri kumva ko Yesu akiza? Shira hejuru ndebe. Ntawe amaze kumenya ko Yesu akiza, ko ashobora kugukiza ibyo banyoko batagukiza. Mu mateka nakurikiranye, reka ndekera aha ngaha, ariko hari ibintu biba biri kuza mu mateka nakurikiranye ku babyeyi bakunda abana babo. Tawabwira umwana we ngo amubwire ngo urakuze cyane shaka. Oya, ahubwo agera hirya agahuma ati sinzi kumenya baramugiriye nabi. Ahubwo ahuye na mushuti we kumenya baramugiriye nabi, ariko none wapi twarategereje turaheba. Ntawabwira umwana we ngo ko ndi kubona washaje wagenda. Ntago bibaho. Oya, ahubwo ahumira ku ruhande. Yesu niwe bisobanura rero, akavuga ngo ikorere uburiri bwawe nawe ugende. Ko mutavuze amen se? Mani duha amahoro muri uyu mugoroba, mukomeze mugire isabato nziza. Mbifurije isabato nziza. Murakoze. Gushima Imana ifashije uyu mwene data. Imana yacyabwa icubahiro, kandi mwene data Imana ikugwiriza impano mu izina rya Yesu. Arakoze rero umuvandimwe Jean Bosco, tuzamarana ibyumweru 2. Tekereza ko akomeje kudukumbuza kuza mu materaniro. Tekereza ko nkaba umuntu uzaba uri muzima, nta kizamubuza kuza mu materaniro ya mugitondo nimugoroba, kuko ibyigisho byiza ari kutugezaho ni ibyigisho bitwubaka, bidukomeza, biduhumuriza. Kandi muri minsi dukeneye guhumurizwa, dukeneye amagambo nk'aya ngaya yo kutwubaka no kudukomeza. Rero buri muntu wese asengera mu mutima kugira ngo aya materaniro atazayasibamo, atazaba impamvu yakubuza kuza guterana mu gitondo cyangwa se nimugoroba. Imana izabidushoboze mu izina rya Yesu. Tugiye gukomeza rero n'igitaramo cy'abavandimwe. Iminota bambwiye bategereje. Icyo ngushakaho umutima wicisha bugufi, hari igisa nacyo tuzamuka muri wowe. Aho umva icyo ngushakaho umutima wicisha bugufi, hari igisa nacyo tuzamuka muri wowe. Vuga ndi muze tujya inama, naho ibyaha byacu byatukura tukutuku. Yesu arabyeza bisa n'umweru nka shelegi, gusa nk'uyu munsi dore ateza ibiganza. Ageze ku bicu, aje guhemba abamukoreye. Icyitwa uyu munsi zaboneke mu banesheje. Dore araje, ageze ku bicu, aje guhemba abamukoreye. Biboneze icyitwa uyu munsi zaboneke mu banesheje. Biboneze icyitwa uyu munsi zaboneke mu banesheje. Biboneze icyitwa uyu munsi zaboneke mu banesheje. Igiti kikubereye maze ucyurire, nugera mu bushorishori bwacyo hari icyo urabona. Hari ibanga mu giti, hari ibanga mu giti, ngaho reba igiti
mucyurire. Itegereze Yesu yikoreye igiti yerekeye Nyabihanga, aje gushaka mwene muntu kandi ari ntacyo afite. Njye nawe yashakaga kandi yaduhaye isezerano, umwizera ntazarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo bw'iteka. Ngaho hitamo ukorera uyu munsi, niba ari bayari cyangwa imana zima, cyangwa ugira inama korera umwami wawe wakubamiwe ubona ubugingo. Ngaho hitamo ukorera uyu munsi, niba ari bayari cyangwa imana nzima, cyangwa ugira inama korera umwami wawe wakubamiwe ubona ubugingo. Zagayo umukoresha w'ikoro yakaga imisoro mu baturage, akagana ibidakwiye. Nyamara Zagayo yahisemo igiti kimubereye, uwo musa agakiza agatashye mu nzu kwa Zagayo. Itegereze Yesu yikoreye igiti yerekeye Nyabihanga, aje gushaka mwene muntu kandi ari ntacyo afite. Njye nawe yashakaga kandi yaduhaye isezerano, umwizera